tugihagaze turirimbe indirimbo yubahiriza igihugu. Murakoze. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nitwa Butera Isheja Sandrine, nkaba ntewe ishema no kuba umusangiza w'amagambo muri iyi nama. Inama y'igihugu y'umushyikirano ibaye ku nshuro ya 20. Ku batabizi cyangwa batabyibuka, inama nk'iyi yabaye bwa mbere muri 2003 ibera mu nteko ishinga amategeko. Nahoze mbona urubyiruko rwinshi, abajene benshi turi kumwe, nahoze nanatekereza nibuka aho narindi nuko nanganaga icyo gihe muri 2003 nari mfite imyaka 15 niga amashuri yisumbuye, none ubu ndi umuyobozi mukuru wungirije w'urwego rw'igihugu rw'itangazamakuru. Ayo mashya ariko tuyahe n'abandi benshi bameze nkanjye. Hari abandi bayobozi benshi bakiri bato mu nzego zitandukanye. Impamvu tubigarutseho nuko mu jeune rubyiruko uri kutwumva, uri hano, uwo nguwo yaba wowe, nta gitangaza kirimo. Uzirinde za mvugo abantu bamwe bajya bavuga ngo aha ngo ndi uwuhese. Utari uwuhese ahubwo u Rwanda ni urugero rw'ibishoboka. Banyarwanda turi kumwe hano, abadukurikiye hirya no hino ku isi, niba babandi twari bo nyuma ya 1994, mu mbaraga twari dufite aho zagarukiraga, mu bumenyi twari dufite uko bwanganaga, uko bwareshyaga, ndetse no mu bikomere twari dufite uko byaviriranaga, niba bariya twarabashije kugera kuri ibi dufite uyu munsi, dukomeje gushyira hamwe tukagira umutima w'u Rwanda, nihe tutagera koko. Mumfashe kandi dushimire by'umwihariko Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, kuko ibyo byose, ibyo tuvuga, ibi tubona, ntitwari kubigeraho iyo tutagira ubuyobozi bwiza. Mwarakoze Nyakubahwa Perezida wa Repubulika kutuyobora muri urwo rugendo. Aka kanya munatwemereye mwatugezaho ijambo mwaduteguriye kuri uyu munsi.